Igihugu cya Mali ni kimwe mu bihugu bikomeye ku isi byagize amashuri yo ku rwego rwo hejuru kera cyane, kuko igihugu cya Mali cyagize ishuri rikuru rya kaminuza ryigishaga ibijyanye n'ubumenyi bw'ikirere, ubuvuzi n'ibindi byinshi bitandukanye mu mwaka w'igihumbi magana abiri nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Igihugu cya Mali gifite amateka ahambaye kuko nicyo gihugu cyabagamo umuhirwe ukomeye ku isi mu mateka y'isi. Mansa Musa wari umwami wa Mali Empire. Umujyi wa Timbuktu ni umwe mu mijyi ifite izina rihambaye ku isi kuko ubarizwamo kaminuza zabayeho kera zikomeye ku rwego rw'isi nk'iyitwa Sankore, yahezweho kugira amasomero arimo inyandiko gakondo zandikishijwe intoki mu ndimi za Kinyafurika nka Hausa ndetse n'Icyarabu nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Kaminuza ya Sankore bikekwa ko yaba yarubatswe n'umuherwe akaba n'umwami, bivuga ko ari umwe mu bantu babayeho bari batunze akavagari k'amafaranga ku isi akaza no kuyigamo. Mansa Musa bivuga ko yaje no kwiga muri iyi kaminuza ya Sankore amasomo atandukanye harimo ubumenyi bw'isi, geography, ubumenyi bw'ikirere, astronomy, ubuvuzi, imibare, siyansi ndetse n'amateka. Nubwo n'idini rya Islam ritemeraga abayoboke baryo kwiga amateka.